byagenda bite cyangwa se byagira nyunguki abantu bose bimakaje ubu buhinzi? ngira ngo mu cyerekezo cya 2050 bavuga ko muri 2050 bizaba bigoye ko abantu bashobora kubona ibibatunga bitewe n'uburyo ubutaka burimo bugenda busaza ndetse n'amazi abutwara, imvura n'umuyaga byose bitwara ubutaka. Ubuhinzi budakoreshejwe ngo nibura hagaruka umwimerere w'ubutaka nk'uwahozeho, byagaragara ko muri 2050 inzara izica buri abantu benshi cyane ku isi, atari hano mu gihugu, ku isi yose. Ariko ubuhinzi buramutse bukoreshejwe cyaba ari imwe mu gisubizo cyo kuzabona ibiryo muri 2050, ariko ni n'igisubizo kuba ubutaka bwacu bwagumana umwimerere wabyo. Mu rwego rwo kwihaza mu biribwa ni kimwe kizadufasha, ni imwe mu nzira zadufasha no guhangana n'ibihe bihindagurika, cyane cyane nko muri iki gice cy'Uburasirazuba dufite ikibazo cy'ibihe bihindagurika. Uyu munsi tukabona imvura nyinshi, ejo tukayibura tukabona izuba ryinshi rishobora kumara igihe kirekire. Hanyuma turamutse dukoresheje rero ubuhinzi bubungabunga ubutaka, yaba ari imwe mu nzira zidufasha gusubiza, guhangana n'ibihe bihindagurika, kubona ibitunga abantu no gutuma ubutaka bwacu butazasaza kugeza muri 2050 ubutaka bwacu buzaba bugitanga umusaruro. Twongeye kubasuhuza rero, tubaha ikaze mu biganiro byacu bitandukanye mumaze kubimenyera. Ibiganiro byacu byinshi byibanda ku buhinzi n'ubworozi, tubigisha uburyo ki ubuhinzi bukorwa, tubigisha buryo ki ubworozi bukorwa, dusangizanya ubumenyi. Umuhinzi w'iburengerazuba akagira amakuru aha uw'iburasirazuba, akumva niba hari amakuru yakuramo. Ufite umusaruro i Nyagatare akamenya niba i Kigali hari isoko. Amakuru yose yerekeye ubuhinzi n'ubworozi mumaze kubimenyera ko muyakura kuri Umuryo info. Uyu munsi rero, uyu munsi twebwe nk'itangazamakuru turajijura, turigisha, tukanahugura, ndetse byaba ngombwa tukajya no kwishima. Uyu munsi tugiye kwiga isomo ry'ingenzi mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bwa muntu. Kuba umuntu yatsa imodoka nuko ikirere kiba kimeze neza, umuhanda ari mwiza, akageraho ajya amahoro. Kuba saa sita umuntu ahaguruka mu biro bye akerekeza hari resitora cyangwa hoteli, nuko ubuhinzi buba bwaragenze neza, umuntu akabona ayo mafunguro. Uyu munsi turi mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama, tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi nk'uko nari mbibabwiye, ikintu kijyanye no gukora ubuhinzi bubungabunga ibidukikije cyangwa se bubungabunga ubutaka. Ni ukuvuga ugakora ubuhinzi bwawe, ubutaka bwawe nabwo ukaba ubwizeyeho kurumbuka uyu munsi ku gihingwa wahinze uyu munsi, ndetse n'ejo hazaza uvuga uti nahinze ariko ubutaka bwanjye mbwitayeho. Mu kiganiro cyacu rero ndi kumwe, mpagaze mu mirima shuri. Ni imirima abantu baza bakigiraho, ariko koko nanjye ubireba nahise mbona ko hari itandukaniro. Ndi kumwe n'inzobere mu bijyanye no gukora ubuhinzi bubungabunga ibidukikije cyangwa se bubungabunga ubutaka. Ngira ngo mwakire mbere na mbere nawe atwibwire ubwo nibike mvuze bike muziho, atwibwire hanyuma anatubwire hano duherereye muri iyi mirima shuri ni hehe, hanyuma twanzike n'ikiganiro duhugurane. Ni ikaze. Murakoze. Nitwa Uwitonze Jean Marie Vianney, nkaba ndi engineer agronome, nkaba ndi inzobere mu bijyanye n'ubuhinzi bubungabunga ubutaka, nkaba ndi
uhuguzi mu bijyanye n'ubuhinzi bubungabunga ubutaka n'ikiza no kwigisha abantu bakuze. Aha turi rero ni mu karere ka Kayonza, umurenge wa Nyamirama, akagari ka Rurambi, umudugudu wa Ntinti. Hanyuma aha hantu duhagaze hari imirima mbona igabanyije mu byiciro, ariko ndizera ntashidikanya ko byose bihuriye kuri cya kintu twavugaga cyo gukora ubuhinzi ariko ubungabunga ubutaka bwawe wita no kubidukikije muri rusange. Hanyuma reka duhere kuri iki kintu cyo kuvuga ngo ubuhinzi bubungabunga ibidukikije cyangwa bubungabunga ubutaka. Bisobanuye iki? Wenda duheraho tutaza kugenda tugaruka kuri iryo jambo kenshi, wenda hari utaryumvise. Ubuhinzi bubungabunga ubutaka bisobanuye iki? Ubuhinzi bubungabunga ubutaka ni ubuhinzi bwibanda ku buzima bw'ubutaka. Ubwo buhinzi rero bugenda ku mahamane atatu y'ingenzi. Irya mbere, iyo duhinga twebwe ntabwo duhinga turima bya bindi bisanzwe, ahubwo turaharura, hanyuma tukaza gucukura aho dukeneye gukoresha, hanyuma bya byatsi twaharuye bikaguma mu murima, bikazaba isaso kugira ngo bizatunge ikindi gihingwa kizakurikiraho. Ihame rya kabiri ni ugutwikira ubutaka ku buryo buhoraho. Ni ugutwikira ubutaka dukoresheje ibyatsi byumye cyangwa se ibyatsi bibisi ariko biriho bisanzwe, bizakora n'undi mumaro nko byagaburira amatungo cyangwa se abantu bakabirya, bikadufasha mu rwego rwo kurwanya inzara. Irya gatatu rero ni ugusimburanya ibihingwa mu murima. Ibyo byose rero iyo tubikoresheje bituma ubutaka bwacu budasaza, bigatuma bikarinda imvura n'izuba byahuranyije, bikarwanya isuri ndetse bikagarura n'umwimerere w'ubutaka. Ngira ngo nimuza kureba abaturanyi b'uyu murima shuri, bo ntabwo ibihingwa byabo bimeze neza kuko ntabwo bakoresheje ubwo buryo. Uranabere bugatekereza nimba hari imirimo ibiri itandukanye cyangwa ahantu hatandukanye. Twebwe ubirebye nubwo tumaze ukwezi imvura itagwa, ariko urabona ibihingwa bigitoshye kugeza uyu munsi. Waruvuze ngo abaturanyi, wenda turaza kukigeraho kuko nyine n'umurima shuri, bivuze ngo ababakikije bose utazi kwigana rakopera. Ubwo icyo turaza kukigeraho, wenda icyo muri gufasha abegereye hano cyangwa se n'abandi babasura. Hanyuma guhinga, guharura ariko ntujye mu murima ngo utabire, ni ikintu gishya ku bahinzi bamwe na bamwe cyangwa se n'undi waba byumvise ubwa mbere. Ni gute waharura udahinze, utagiyemo ngo utabire ukazizera umusaruro? Iyo dukoresha ubuhinzi bubungabunga ubutaka duharura, tuba duhinze umurima ariko tunawuraje. Duharura aho umurima wose turawuharura, ariko ntitujye mu butaka hasi kuko ubutaka nabwo bugira ubuzima ubwabwo. Iyo uhinze ufunga ya myenge ituma ubutaka buhumeka, hanyuma imvura yazaho kugira ngo yinjiremo n'uwo mwuka winjiremo, n'icyo twita inshuti z'abahinzi, kugira ngo nazo zibashe kubaho, zikabura aho zijya n'izirimo kubera inzira y'ubuhumekero bw'ubutaka wayifunze, hanyuma zigahita zipfa. Bituma rero y'amazi yajaho kugira ngo yinjire mu butaka ashoka. Hanyuma twebwe turaharura, iyo turangiye guharura ducukura aho dukeneye gukoresha, mu gihe ahandi tuharaza tukazacukura kuri season ikurikiyeho. Turaharura nk'uko waharura ibyatsi ku mbuga, ku muhanda, hanyuma bya byatsi bikumira mu murima. Hanyuma aho dukeneye gukoresha niho ducukura umwobo, nimba ari umwobo wa santimetero 15 na 30 mu bugari, ubwo niwo ducukura ahandi dukeneye gutera ikigori, ikirayi, igishyimbo cyangwa se iyindi mbuto yari yose tugiye gutera. Hanyuma murabyumva ko bitandukanye no gusekera. Guharura ni ugukuraho ibyatsi gusa ariko utinjiye mu butaka habe na gato, ahubwo umwobo ukazaba hahandi wacukuye uzashyira urubuto. Hanyuma kubera iki, wenda ngaruka inyuma aho gatoya, kuki ducukura karakobo gusa ntidutabire? Bari abatabira n'irihe kosa baba bakoze? Mwari mwavuze ngo kwinjira kw'amazi cyangwa umwuka winjiye mu butaka gahinga n'uwasekeye batandukaniye. Icyo gihe twebwe tuba duhinze umurima tunawuraje, hahandi tutacukuye tuba tuharaje. Ngira ngo kubera ubutaka bukeya abantu benshi ntibakiraza imirima bahingamo
uyiseza ubutaka bakongera bakayihinga, hanyuma ntago bikibaho kugira ngo umurima nibura ubashe kwisubiza. Hanyuma iyo dukoresheje uburyo bubungabunga ubutaka rero cyangwa bubungabunga ubidukikije, ubuhinze wa murima wawe ariko unawuraje, hahandi utahinze ntuba wahakoresheje, utacukuye ntuba wahakoresheje, ahubwo hakora kuri sezi ikurikiyeho. Ni nabwo ushobora guhinga umurima umwe ukawuhinga ukanawuraza, ubutaha ukazakora rotasiyo ugahinga hahandi utahinze ubushize, hanyuma hahandi wahinze nanone ukongera ukaharaza. Bituma iki rero? Bituma nkuko nabikubwiye hari ibinyabuzima biba mu butaka kandi ibihingwa bikenera kugira ngo bibeho. Ibyo byubaka uburyo bwo kubaho kandi budahungabana, ushobora kumara umwaka umwe cyangwa 2, 3, 5 nta muntu uhungabanyije. Ibyo rero bituma bwa mwimerere wacu ubutaka uguma kuba umwimerere, hanyuma n'ibinyabuzima biba mu butaka bituma ubutaka bwacu bumera neza, nabyo bigakomeza kumera neza, hanyuma bigafasha ko ubwa butaka bwacu bugenda bwisubiza, ndetse bikagabanya isuri, kubera ko amazi afite inzira ari bucemo akagenda, bikagabanya imvura n'izuba byahoranyije, aho izuba ridashobora kuza ngo ritware ubwa butaka bwacu, hanyuma bigatuma umurima wacu ukomeza ugumana umwimerere wabwo. Za ntambwe zose turaza kuzinyuramo zo kuba tugere no gusasira n'ibiki turebe, reka tubikore mu buryo busa naho turi kwigisha umuhinzi ugiye guhita afata icyemezo cyo gushyira ibyo turavuga mu bikorwa. Amaze guharura, acukuye twa twobo, ubuhinzi bugenda gute? Hakurikiraho iki ku muntu watangiye gutyo? Iyo ushaka gukoresha buno buhinzi bubungabunga ubutaka, icyambere ukora no gutegura umurima. Iyo utegura umurima nta kindi bigusaba, uraharura, ugahorora bya byatsi biri ku butaka bwawe ushaka guhingaho. Hanyuma irangije kubuharura rero, icyo ukoresha uraza ugategura ibipimo, intera, ukagena intera izajya hagati y'igihingwa n'ikindi, yaba ku murongo cyangwa se hagati y'imirongo 2. Iyo urangiye kwitegura rero nibwo umenya ngo nzacukura ahangaha niho nkeneye, hanyuma rero ukaza ugacukura. Iyo urangiye gucukura rero ukoresha ifumbire zombi, iyo uzifite, iyo ntazo ufite ukoresha imwe muri zo. Hagati aho bya byatsi waharuye birimaho hagati, biratwikiriye bwa butaka kugira ngo budatwarwa n'umuyaga ndetse budatwarwa n'imvura. Hanyuma iyo urangije rero uracukura hahandi, nimba wenda ubungubu turi impande y'ibigori, reka tuvuge ku kigori, hanyuma ufata santimetero 15 ugacukura z'ubujyakuzimu. Warangiza ugafata ifumbire yawe y'imborera ukayishyiramo. Warangiza ukazana ifumbire yawe ingana na grame 3, agafuniko ka fanta cyangwa agafuniko k'amazi ugashyiramo. Warangiza ugashyiraho agataka gakeya, ukabona ushyiraho imbuto nazo zitandukanye santimetero 10 hagati y'urubuto n'urundi kugira ngo bitegerana, hanyuma warangiza ugatwikira ubutaka bungana nibura inshuro 3 za epeseri y'ikigori, akaba ari bwo ushyira hejuru. Warangiza ugatwikira bya bihingwa byawe, umurimo wose ukawutwikira. Hanyuma hari icyo dukora cyitwa gukurikirana igihingwa. Kugutwikira n'iki? No gusanza bya byatsi twaharuye, byaba ari bikeya ukaba wazana ibindi ufite ahandi ariko byumye, hanyuma ugatwikiriza wa murima wawe, hanyuma bigafasha ububere buri mu butaka bukagumamo, n'izuba ntibe ryagera kuri cya gihingwa, hanyuma kikazamera. Iyo kimeze rero uragikurikirana ukamenya ko cyazamutse, ukamenya ko n'ibyatsi birimo, hanyuma igihingwa cyawe kigakora neza, kikagera kuri urwego nk'ibi bigori turi kureba. Tujye kuri ya ntambwe ya kabiri yo gusasira cyangwa se bya bihingwa twabonye bizatuma wa murima wawe ugumana ububobere. Muri za ntambwe 3 mwavugaga z'ubuhinzi bubungabunga ibidukikije. Ubu ngubu turi gukoresha ibyatsi byumye, aho ushobora gusasira ukoresheje nk'urwiri, ibindi byatsi byumye wakuye ahantu utakeneye gukoresha, ibigori wasaruye ukabibika kugira ngo uzabikoreshe ku kindi gihingwa kizakurikiraho kuri sezitaha. Hanyuma hari no kuba imbogamizi tujya duhora nazo nizo kubona ibyatsi dushobora gusasiza
kubera ko abantu benshi bamaze kumenya akamaro kabyo ntukibikura. Ibyo bitaga ibyatsi bibi bakura mu murima batwikaga ntibakibitwika, ahubwo barabibika kugira ngo bazabikoreshe muri ubu buhinzi bubungabunga ubutaka cyangwa se bubungabunga ibidukikije. Hanyuma ni nabwo haje igisubizo cy'ibi byatsi ndumburabutaka nka biriya mureba hariya, nibyo dukoresha mu gutwikira ariko mu buryo buhoraho, ukabihinga bigatwikira ubutaka ariko ukanabirya cyangwa se ukabigaburira amatungo. Ubu ngubu imbuto dufite zigerageza turi gukoresha imikunde, iraribwa ikagaburirwa n'amatungo, turi gukoresha mukuna, zo ntago ziribwa ariko zigaburirwa amatungo ariko zigatwikira n'ubutaka, tugakoresha ibyo bita raburabu, ngibi hano nabyo murabibona, nabyo bigatwikira ubutaka, biraribwa bikagaburirwa n'amatungo, tugakoresha n'inkori zo musanzwe muzizi mu mbuto gakondo nazo zibamo, aho nazo ziri muri bimwe byongera birumbura ubutaka ariko bikanaribwa. Hanyuma n'ibibabi byabyo nabyo bishobora kugabura amatungo cyangwa se bigatwikira ubutaka. Nk'ubu twahinze ibigori gutya rero, iyo birangije kugera ku kigero cyo guca ingingo uhita ucamo hagati y'imirongo n'indi ugateramo mukuna, raburabu, inkori cyangwa se imikunde, hanyuma igihe uzasarura ibigori bikazasigara bitwikiriye ubutaka. Hanyuma kuri sezi ikurikiyeho kugira ngo isasa itazakugora, ukazakoresha bya bigorigori bivanze na mukuna na raburabu cyangwa se n'inkori n'imikunde, bigatwikira ubutaka ntibyongere kukuvuna. Ubu buhinzi rero iyo ubukoze nibwo ubona ko bugabanya igishoro dushora mu buhinzi, aho usanga nimba hegitari imwe wakoreshaga abakozi 100, hano ukoresheje ubuhinzi abakozi 30 baba bahagije. Amafaranga y'abakozi 70 wari ufite agakora ikindi. Uburyo bwakora ku bihingwa byose, uburyo bwakora ku bihingwa byose n'imyumbati mubona nayo bayihinga mu buryo bubungabunga ubutaka, aho ucukura aho ukeneye akaba ari utera umwumbati ahandi ukahihorera. Hanyuma nari navuze ngo turabigarukaho, kuki ibi bigori biri muri uyu murima shuri wanyu bitandukanye na utereye amaso hakurya n'ahandi, urabona ko biratandukanye. Ibi ndebesheje amaso yanjye ni icyatsi, urabona ko kuko bifite itoto, kandi nge mbirebye nagira ngo imvura yarayiguye, ariko mwambwiye ko itarayiguye. Ariko wareba hakurya ukabona bimwe n'umuhondo n'iki, ariko biri mu kigero kimwe. Iri tandukaniro rivahe? Ni bwa buryo mwavuze gusa? Nta rindi tandukaniro, ni ubuhinzi bubungabunga ubutaka. Nkuko nabikubwiye, ubuhinzi bubungabunga ubutaka butuma ubutaka bubika amazi, burinda izuba n'imvura byahoranyije. Nimba imvura ije iraze kubite ku isaso, ntiri kubite ku butaka, ntiri butwara ubutaka, ahubwo amazi yose imvura yaguye arinjira muri bwa butaka agumemo. Hanyuma kubera ko izuba ryahoranyije naryo riza ntirihite rigera kuri bwa butaka, y'amazi agumamo, hanyuma agakomeza gutunga igihingwa igihe imvura itaragwa. Hanyuma wenda ikibazo ngiye kukubaza nk'inzobere, byagenda bite cyangwa se byagira nyungu ki abantu bose bimakaje ubu buhinzi? Ngira ngo mu cyerekezo cya 2050 bavuga ko muri 2050 bizaba bigoye ko abantu bashobora kubona ibibatunga, bitewe n'uburyo ubutaka burimo bugenda busaza ndetse n'amazi abutwara, imvura n'umuyaga byose bitwara ubutaka. Ubuhinzi budakoreshejwe ngo nibura hagaruka umwimerere w'ubutaka nk'uwahozeho, byagaragara ko muri 2050 inzara izica buri abantu benshi cyane ku isi, atari hano mu gihugu, ku isi yose. Ariko ubuhinzi buramutse bukoreshejwe, cyaba ari imwe mu gisubizo cyo kuzabona ibiryo muri 2050, ariko ni n'igisubizo kuba ubutaka bwacu bwagumana umwimerere wabyo. Mu rwego rwo kwihaza mu biribwa, ni kimwe kizadufasha, ni imwe mu nzira zadufasha no guhangana n'ibihe bihindagurika, cyane cyane nko muri iki gice cy'uburasirazuba dufite ikibazo cy'ibihe bihindagurika. Uyu munsi tukabona imvura nyinshi, ejo tukayibura tukabona izuba ryinshi rishobora kumara igihe kirekire. Hanyuma turamushe dukoresheje rero ubuhinzi bubungabunga ubutaka, yaba ari imwe mu nzira zidufasha gusubiza, guhangana n'ibihe bihindagurika, kubona ibitunga abantu
no gutuma ubutaka bwacu butazasaza kugeza muri 2050 ubutaka bwacu buzaba bugitanga umusaruro. Hari akantu gateye amatsiko wenda mu byo twagiye dukomeza kuvuga, ubundi wavuze ngo ubutaka butwarwa n'umuyaga. Umuyaga utwara ubutaka ute? Ngira ngo abantu barabizi bagunda kubona serwakira. Serwakira ni imvugo isanzwe hano aho umuyaga uzuga fata ubutaka bukazunguruka bukazamuka mu kirere bwose bukagenda. Buriya butaka bugiye nibwo ubundi bukungahaye bugendamo n'intunga bigihingwa nyinshi. Mu gifaransa bayita erosion éolienne, naho ikorwa n'umuyaga ugatwara ubutaka. Akenshi uvunagura n'imyaka, ariko buriya butaka nibwo bugenda mu kirere kandi tuba duhombye ikintu kinini cyane. Ubutaka rero iyo budatwikiriye iriya suri y'umuyaga ibutwara bwinshi. Uko umuyaga uhushye uragatwara, ntago tubibona nk'amaso ariko bugenda ari bwinshi. Karagataka wenda nukabona n'amaso abona ari akavumbi nyine kekaraga, kariya ni igihombo ku buhinzi. Ni igihombo kinini cyane. Niyo mpamvu burya n'amazi iyagenda atari umwe atari urubogobogo, akagenda yabaye kaki cyangwa yabaye nk'urwagwa, burya tuba turi guhomba ikintu kinini. Ufashe ya mazi ntago wabona mitaka, ariko burya ubutaka buba bwagiye ni bwinshi cyane. No mu muyaga niko bimeze. Burya ntago wamenya ko umuyaga uhushye ukabona akantu karaje, byinshi biraza bikagukubita mu maso ugahoma, ariko ntago umenya agaciro ka buriya butaka. Ni igihombo kinini cyane. Hanyuma hari ibikoresho cyangwa se imashini zikoreshwa mu buhinzi. Nidukoresha ubu buhinzi wenda mwe murabiturusha kubimenya cyane, hashobora kuba harimo izitabira, izitera n'izigira gute. Ziriya mashini ubwo zibuza imirimo? Oya, ntago zibuza imirimo kuko nazo zirakora kandi zigakoreshwa mu buryo bubungabunga ubutaka. Kuko iyo zica nk'imirongo, nimba ugiye gukoresha ubuhinzi bubungabunga ubutaka, yo ntago urayishyiramo ngo itabire, ahubwo uragenda uyishyiremo ice imirongo hahandi ukeneye. Hanyuma nimara guca imirongo uzatera hahandi imashini cyangwa ikimasa cyakuruye isuka igaca imirongo ahandi uhihore. Murakoze rero nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu. Hano ni Kayonza, ni mu murenge wa Nyamirama, harya akagari n'umudugudu ni? Akagari ni Rurambi, umudugudu ni Ntinyi. Muri Ntinyi rero ni ahantu ku muhanda bitagoye kugera. Mwabyumvise ko batanga amasomo. Ese bishyura ngahe? Ayo amasomo meza kandi ku buntu. Nk'umuhinzi rero icyo nagarukaho, mwabyumvise, hari gahunda nyinshi zifasha igihugu, zifasha isi guhangana n'ibiza, guhangana kubungabunga ibidukikije. Mwabyumvise ko nawe ushobora kugira uruhare mu kubungabunga ubutaka kandi ukongera n'umusaruro wawe. Bwa butaka amazi make yaza agatwara tutanabubonesha n'amaso, ni umutungo wawe ubugiye, ariko nanone ni ikiza ku bidukikije. Bya byatsi biri mu murima wawe ni ifumbire yagufasha. Murakoze rero, mukomeze mukurikire ibiganiro byacu, twunganirane. Ufite igitekerezo ufite cyangwa se icyo wazatubaza, wabyandikaho muri commentaire, nacyo tukazakibaganirizaho, yaba umutumirwa wacu dufite uyu munsi cyangwa se n'izindi nzobere mu zindi nzego z'ubuhinzi n'ubworozi. Murakoze cyane.